basi wewe Mikenge ni bahati yetu balikuwa huko. Depuis Busuru tulibatafuta tukubapata. Wewe pata horoskopo kidogo tu. Uongee na unjua. Adasha kamata Mikenge. Adamu ingia Mikenge. Tafanya gouvernement yetu ishatuchokesha. Haina mipango yenye iko kawaida. Sema gouvernement yetu ishatuchokesha. Sema haina mipango kawaida. Abayo kupanga kitu. Ati ntibazi gutegura n'ikintu na kimwe. Ati bijyanye n'urugamba byo nta na kimwe bazi. Banafanya maorganizo bafanye mafizo utafanya fizio hapa basoda benye manakuwa ati bagafata abasirikare bagahuza ati ibintu bidahuzika ati bagafata ibintu bidashoboka akaba ari byo bahuza bafanye fizio na basoda ya zamani ati bagafata abasirikare ba kera n'abasirikare b'ubu bose bakabashyira hamwe kamata basoda ya zamani mubongezea basoda bashimama bagombana hakuna ati kugira ngo bafate abasirikare babahuza bagire n'icyo bababwira kugira ngo wenda mu byukuri hagira igikorwa wenda bajye ku rugamba bahagarare bashikame ati ibyo ngibyo nta birimo adanganywa na nane na ba gouverneur kama ba gouverneur ati bakabeshwa na ba guverineri kama ba commandant region ati na ba commandant region tibukaza bababeshya kama ikinge bakipongezwa na kuku nini tena pa ati none niba bakomeje ku advance bamaze batangiye gukomeza berekera no mu bindi bice ati ngubu wavuga ko hari najua hali abasoda yetu bakipana mugongo banene aturabizi neza abasirikare bacu kakantu mukumve neza ati murabizi neza abasirikare bacu iyo bamaze kukwereka umugongo ati muzi ukuntu ati abasirikare bacu bamaze kukwereka umugongo ati muzi ukuntu bimeze katubize inyuma mwumve akwa tena kitu gouverneur kama ba gouverneur kama banane abasirikare bacu bamaze kukwereka umugongo achunga kama ikinge bakipongezwa na kuku nini tena pa na unajua hali ya basoda yetu bakipana mugongo banendo aturabizi buzi ibyo basirikare bacu ati bamaze kwereka umugongo ati kiba cyakemutse tiba byarangiye akwa tena kitu atabari iki hali tu ya ba gouvernement yetu ni ya bure haina taa haina kitu hata mmoja gouvernement ati nta kintu bigirira kama bo banasemaka tulipana ma information mu mafasi ati twatanze amakuru buri kimwe cyose twaragikoze atuko naona reaction ati kuki tutigeze tubona igisubizo ile habari ni ya kweli ati ayo makuru niyo kugombana depuis 5 ati twarwanye kuva saa 11 za mu gitondo abasirikare bararwana ya M23 ilikuye ati rero ati kamikazi ubwo we yahise muri CH4 ya M23 tiraza abasoda ku poste ati sanga abasirikare kuri poste ati ubwo ni ku burinzi ndio mvita pale baligombana leo tia ati aho ngaho urugamba rurababire bakomeza kujya nyuma ti 15 km ati nibwo byabaye ngombwa yuko abasirikare bacu basubira inyuma ibirometero byose 15 balikama adasha récupérer Mikenge ati bamaze gufata Mikenge tumwanzi yafashe Mikenge byaraye ati tutafanya gouvernement yetu kuna negligence biko na ati gouvernement yacu turakora iki kwa abanyagasuzuguro tutafanya tunachoka na kubapachia ma information ati turarushye kujya tubahereza amakuru niba president w'igihugu niba gira abajyanama ati niba bimeze bititi nta na kimwe barampachaka information atuyuwe ati ibyo ntitubizi baba banani baba batu yabo banani ba commandant region ba commandant region n'abandi bagitatera ati ibyo bakora se ni ibiki bashiminji baletende ndicyo pinga ngirikuru tunatenda rongi ahangaha bakunzi ba Machachari official no kuvuga ngo ni nyuma yuko urugamba rwe rwabaye imberenge nimubwira ngo rwe rwabaye imberenge ubyumve kubera koko rwe rwabaye urugamba magingo yangaya Mikenge ndetse amakuru mfite nuko magingo yangaya haguye abasirikare benshi hagafatirwa igikoresho kugira ngo barekipere Mikenge ndakeka mwagiye mukurikira ndetse n'amakuru yagiye atangwa na Rugabo Fideli umuvugizi wa MRDP twirwanaho agaragaza kugira ngo Mikenge ifatwe icyabiteye cya mbere ni ibitero bagabye twarabwiye tuti nimujya mugaba ibitero mukoresha izo drone zanyu yego ariko ikintu cyitwa ku advancinga n'ubu muri iki gitondo butuvugana Karingi kaze babwira ahantu bagabye igitero muri iki gitondo cya karekare makuru aravuga ko bagabye igitero Bidegu na Karingi ndetse na Gakenke barongeye baragarutse ariko ukibuka ko kugira ngo iyi Mikenge ivemo mu byukuri coalition benshi birukanse bisutse mu mashyamba abandi bageza Gipupu abandi berekeje no kuvuga ngo P0 ubwoba bwatangiye kuba ubwoba kuko amakuru hari nuko nayo ngo nibakomeza kugaba ibitero
Poezero nayo barayibakuramo. Ubu ngubu nuko ngubu situation zimeze. Ya ntaho niriwe ngaruka mu ngingo z'ingenzi nje kwikorera commentaire gatoya ku byo mwagiye mwumva ndetse n'amakuru update zigezweho. No kuvuga ngo ikibazo gihari hatangiye drone kwanza za FRDC ziraza zirabombarda zica abaturage babiri ndetse abandi batandatu barakomereka. Twabasomeye mu makuru ya mu gitondo ku munsi w'ejo, twabasomeye amazina y'abakomeretse. Ubwo hari uwo munsi tubabwira ko hari n'ibindi bitero byagabwa hitwa Irundu muri secteur ya Itombwe muri territoire ya Mwenga nkuko societe civile yabigaragaje. Ibi rero AFC mu 23 MRDB twirwanaho ntago baje kubyihanganira kuko bahise bafata gahunda baravuga bati twebwe ntago tugiye kubafungira accès d'approvisionnement cyangwa lien d'approvisionnement ni Mikenke nta yindi. Mikenke niba huza na Ndondo, Mikenke niba huza na Gipupu, Mikenke niba huza na Poezero, byo bikoresho byose biva Poezero nibyo biza. Niba huza ni territoire ya Mwenga. Nubango Mikenke ni corridor stratégique niko yitwa mu rurimi rw'igifaransa. Mango Mikenke ni corridor stratégique nihuza Bijombo, Mwenga, Kasika, pourquoi pas ndetse no mu cyerekezo cya za Bukavu. Urumva ukuntu situation imeze. Mango FC mu 23 yamaze kuba ifungura inzira ihuza abasirikare ba Colonel Mitabo bari mu Indondo batari bafite uburyo bashobora guhura mu buryo bworoshye n'abasirikare bari muri Minembwe. Ibyo bisobanuke neza cyane. Urumva ko rero ni ikintu kiza cyane. So niba komeza ngo kugaba ibitero, numvise Afaderuga bari kuvuga ngo baradvancinga na Poezero bayikuremo, kandi Poezero uko byagenda uko ariko kose Poezero niyo corridor nayo strategique ihuza Fizi, Baraka ndetse na territoire ya Tanganyika. Urumva ko rero ibingibi ni ibintu AFC mu 23 yatekerejeho kuvuga iti reka dukore ibingibi kugira ngo gusa icyo nkubwiye cyo bukeye bute sasa. Ibuka Kavimvira hambutse abasirikare benshi bari kujya gutabara Minembwe. Niyo makuru ahari. Uburundi burimo burasuka abasirikare benshi. Ati twatsinzwe, ati byakomeye. Barimo barohereza, barimo baramforosa. Nko batarebye aho byapfiriye na force bafite yari zirahagije, ariko barimo barasuka abasirikare ubwinshi. Cyo ni kimwe. FRDC nayo abasirikare bari muri plaine, muziko bari bamaze iminsi barunda abasirikare plaine de la Ruzizi cyangwa mu kibaya cya Rusizi. Babasirikare mu kibaya cya Rusizi bose bagize bate? Nabo bagize bate? Nabo bagize bate? Abazamuye. Urumva ko bumvise ko hejuru muri ho plate ibintu byakomeye, baravuze bati rero forces ziraza zifite objectif yo kurasa Kamanyora, yo kurasa Gatogota, yo ku advancing ujya Bukavu. Ibintu byahindutse mu byukuri sosi yamenetse mwicishishi. Reka ahubwo abasirikare bazamurwe bajye muri ho plateau. Biraza kugenda bite? Kuko bari kumva ko bari kuvuga bati corridor strategique ya Mikenge yafashwe ihuza Bijombo, Mwenga, Kasika ukomeza ujya Bukavu. Ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ngo cible ya mbere itahiwe ni Poezero nisige kuko biraro mbiri ibyo byari byamaze kurangira. Numva ngo cible ihari strategique mu byukuri isigaye ni Poezero, kandi nayo na Poezero nayo isa nkaho buryo iri hasi par rapport ya Mikenke, kuko Mikenke iri hejuru par rapport ya Poezero, iri hejuru cyane. Rero biravugwa ko cible isigaye nkuko barimo barabitangaza ati igihari nuko Poezero ariyo itahiwe gufatwa. Amakuru atugeraho arimo kutubwira ariko ibitero bya Bidego Karingi Gakenke nibyo mu by'ukuri bamwe ngo barimo gutsindwa. Ati harakabo twirwaneho, atubu tuvugana barimo gutsindwa ni bake, barashatse kugerageza kudestabiliza turiya duce kugira ngo wenda haboneke forces zishobora gusubira inyuma zageze Mikenke wenda baze gutabara, ariko izihari zo zonyine ubwazo zirahagije. So urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane kuri coalition Mikenge iherereye muri groupe Mabashimukinji ya mbere secteur ya Itombwe territoire ya Mwenga. Nyuma y'amasaha ane y'imirwano nibwo iyi Mikenge yaje ifatwa na AFC mu 23. Iyi Mikenge rero biravugwa ko MRDP twirwaneho yayifashe ngo akaba ari very strategique kuri axe Mwenga ho plateau kugeza amagingo yangaya ngo biri compliqué kuri ravitaillement cyangwa se kugutanga
kuravita ya FRDC mu gihe Mikenge yamaze kuba ifatwa. Nibo bari kubyivugira ati c'est compliqué pour le ravitaillement, bangu ibifaru byabo byari mu bice bigiye bitandukanye n'imbunda ziremereye zabuze ukuntu zitambuka igihe iyi koridoro yari yamaze kuba ikatingwa mu buryo bwa nyabwo. Ayo nguko rero nuko nguko situation kugeza amagingo aya ngaya navuga ihagaze. Barimo barahatwa ikiboko gikomeye cyane. Hanyuma muri iki gitondo muri territoire ya Kabare n'ubundi bongeye kugaruka gukora tentative. Ni gitondo cy'uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu, bongeye kuza kugerageza kugaba ibitero muri Kabare mu gace ko bita ku musozi wo bita Maziba. Maziba village Maziba n'uduce tuhegereye. Nanone ni kuri sentire ya Parike Nationale ya Kahuzi-Biega. Amakuru tugera tubwira ko hari kumvikana urusaku rw'amasasu nubwo kugeza amagingo aya ngaya tutaramenya uko biri buze kugenda. Umunsi w'ejo barabigerageje, murabizi narabibabwiye, mu gace ka Rwiro baza gusubizwa inyuma, barongeye barazindutse rero ngo baze barebe nabo bashobora kuza kwikoraho. So ni ibitero n'ubundi nkuko biri kutugeraho, biri kuvuga ko byaturutse biri kuva Bunyakiri. Bunyakiri n'abantu mwe niyo mbabwiye Bunyakiri yanumva hari ahantu iri kundya nayo. Kuba Bunyakiri ishobora gufatwa ni base strategique ya FDLR na coalition, kwifata byaba ari ibintu byiza cyane, ari ibintu byiza cyane. Navuga ko AFC mu 23 naho yagombye kwiga uburyo bwo kuharibera kugira ngo n'ubundi haboneke cyangwa se amahoro aboneke hariya ku mukaba wa Parike Nationale ya Kahuzi-Biega. Ariko Marc Rubio uyu mugabo niwe secrétaire d'État Amerique, uyu yaziye u Rwanda naye mu 23 kabisa. Marc Rubio uyu yaziye u Rwanda, yaziye mu 23, yagize ati nous ne voulons pas voir les troupes rwandaises changer d'uniforme pour prendre celui du M23. Urumva ati ntabwo dushaka kubona igisirikare cy'u Rwanda gikuramo imyenda yacyo kikambara imyenda ya M23. Ati ibyo donc niwe watangaje ejo bundi yuko ingabo z'u Rwanda zigiye kuzava muri Kongo. Magingo aya ngaya ibintu u Rwanda n'ubundi rutera utwatsi ruvuga ko ibyo bibaho. U Rwanda rutigeze rujya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Reka dusoreze ahangaha, twongere dusubire mu kanya. Ndabona n'ikibazo cy'aba mikrofone kitubereye ikibazo. Dusubire mu kanya mu yandi makuru update ziraba zigezweho. Amakuru yacu nakagaruka ba